busore bwanjye nibyo nari ninjiyemo twari tugarutseho gatoya urumva ndani ndi umusore ndakijijwe temera n'Imana urumva ukira copine ubuzima mubayemo na actually na mubanyeho like ngubu mbyita nk'umugore like murakundana mukora sex like nimerera nkubaza akabazo kamwe utararenga aho ngaho hari ahantu wajya kugera muri ubwo buzima wari ubayemo ukumva sibwo buzima bwa nyabwo wagakwiye kubayemo cyangwa ukumva hari ikintu ubura ukumva muri wowe no gukora ibyo byose ntabwo wuzuye mfite umwijima nyine mfite ikintu muri njyewe kituzuye actually nkumva nyine urumva umwana mukuru mu rugo w'umusore ufite inshingano dadi naho hari abarumuna banje bari ku ishuri iki inshingano zose za famille ngazishyira ku mutwe wanjye mwumva ko ari njye ugomba guproviding ibintu byose even ino nabikora kubera ko wenda mfite mami wenda nawe arashakisha ariko mwumva biri kuri njyewe noneho bikandemerera cyane kubera ko ntabwo numva ko undi muntu ushobora kumfasha ntabwo numva ko undi muntu nabwira ibyanjye abyumve bikambera umutwaro uremereye ku buryo ndabyibuka I tried like kwiyambura ubuzima nk'inshuro nk'ebyiri nabaga numva hari umuntu wandemye ntabwo numvaga nyine Imana like urumva ntabwo nayemeraga ariko ndabyibuka mfata umwanzuro wo kubireka twarahuye ndamugana nta kintu kiri bukonde nta nubwo tuzongera guhurira ahantu nk'ahangaha so duhura mu buryo busanzwe duhurira ahantu muri coffee cyangwa dusangire fanta utaye nawe arambwira rero ibindi byose birashoboka ariko ntabwo gusomana tuzabireka Go. Ikaze kuri The Grace Note podcast. It's a place where faith meets real life and young hearts come alive. Amazina yanjye nitwa Brune Itetere. Uyu munsi ninjye muri ubane as a host ariko ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi ugiye kutwibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Samuel Calvin. Ndi umusore nuye Kigali Nyamirambo ndi umukristo nanjye nakiriye Yesu umwami n'umukiza urakoze cyane tuguhaye ikaze wisange kuri The Great Note podcast. Thank you. So uyu munsi tugiye kumva ubuhamya bwa Calvin from darkness to grace aho arabari kutubwira bimwe mu byaranze ubuzima bwe kugira ngo tubashe kugira ikintu twigira ku buhamya bye. Calvin, mbere yuko dutangira urumva umeze utuye munsi? Ntabwo meze neza. You're good. Niki kigutera imbaraga gusharing ubuhamya bwawe? Ikintu kinera imbaraga gusharing ubuhamya bwanjye iyo benshi tubivuze bagira ngo babifata ukuntu butandukanye ariko ntekereza ko ni gutanga umusanzu mu gutanga ubuhamya kugira ngo abantu bumve aho twavuye naho tugeze kugira ngo bamenye imirimo y'Imana nabo babashe kuva muri uwo mwijima baza mu mucyo. Amen. So mbere yuko tujya guhereza umwanya tugatangira ubuhamya bwacu bw'uyu munsi nashaka kukubaza uyu munsi ubyuka n'iki kintu cya mbere wakoze? Uyu munsi mbyuka direct ari mu petit frère wanjye yaragiye muri siporo namufunguriye then mvuyeyo nasenze nangira gutegura bya mu gitondo. Yes. Okay. So ntafashe umwanya mwinshi tugiye kwinjira mu buhamya turagenda tugira ibibazo bimwe na bimwe tukubaza aho bikenewe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nabuze nitwa Byiringiro Samuel Calvin and nakuze ndi umwana usanzwe nkurira mu rugo rw'abantu bakijijwe famille ikijijwe mfite mama na papa and ngize nakuriye muri Sunday school bisanzwe dusenga and ba muri korali y'abana nkurira muri iyo zone and then ngize nk'imyaka 6 gutyo and dadi wanjye yaje kugenda ariko atitabye Imana aradusiga kubaka indi famille and then yari umukozi w'Imana mu rusengero twitwa Senyamura de Peri
na mama wanjye yarakijijwe, bose bakijijwe muri uwo muryango. Urumva papa wanjye biza gutungurana gutyo, ntabwo tubyiteze. Ni famille yari banye neza, tubona aragiye, biradutungura. And then uko nagiye nkura negera hejuru byagiye bituma nyine ngira ibindi bitekerezo. Nibaza gute umuntu wari ukishijwe twabonaga nk'umugabo mwiza, dufite famille yishimye, gute yasize urugo rwe akajya kuba ku rundi. Yes. Dufite abana tuvukana, batandatu, turi abana 7, ngenda umwana wa 2, umuhungu mukuru mu rugo. So rero ngurana ibintu byinshi, kumva bituma nanga kuba muri church, mu rusengero, gusubirayo ndabyanga kubera ukuntu daddy nyine numva yari umuntu ukijijwe w'umukozi w'Imana uri imbere cyane. Kubona nyine akoze ikintu ngicyo umuntu afatiraga urugero bituma ngiye nza kwisanga ndi umuntu udasubira mu rusengero. Ndanabyanga mbigiraho nuze nyinshi zitandukanye, nkazajya numva ari ibintu bishoboka bitabaho. Ndabyibuka najyaga mu gukura kwanjye, najyaga mbwira mama wanjye ngo Imana musenga yatumye papa agenda, and then igatuma gutita gutabara nyine ngitwiriza ubundi buzima. Urumva haje mu challenge z'ubuzima kubera ko umubyeyi amaze kugenda, umugabo mama biramugora gufata izo nshingano, ariko abyitwaramo neza. Nahuraga mu challenge ngamubwira Imana usenga, ntabwo ngiye nyemera. Nza no gukurana ikintu cyo kureba mu ahantu hose, urumva tugira amadini atandukanye, nkavuga nyine nk'umuntu ushaka kugimenya ubumenyi butandukanye ku madini atandukanye, menye se nihe basenga Imana y'ukuri, ese hano barusha iki hariya. Come on, nyine gusa nza gukura n'umuntu nyine utemera Imana. Kandi naravutse narakuze ndumurira muri Sunday school, nsenga mba muri korali, ariko kubera n'icyo kintu cyabayeho ngura n'umuntu utemera Imana, nemera imikorere yayo, navuga si ntago bishoboka gute abantu babanye bakubaka n'umuryango umwe akaba agiye, tukaba tugiye muri buno buzima. Ngura igihe kirekire nyine ndi muri ubwo buzima, nasenga, najya mu rusengero, najyaga mbona abantu bavuye gusenga nkabona barasaze no ntabwo bino bintu ni scam, ntabwo bibaho. Ngura mumaze gukura nsanga ndi umujene, nzoga, ntabwo byari byoroshye nyine. Numva gusa igihe kiza kugera nyine burahinduka. Ariko urumva mbere yuko bihinduka, urumva hari ubuzima umuntu ababamo. Nk'umusore ugira igihe cyo gukundana, ukagira abakopine, biba bitangaje ukuntu nyine mu mubano wanyu muba mwumva ko ibyo mwebwe mwemera nk'abantu nyine muba mwumva ariko ari ryo hame cyangwa ariko kuri, ariko Imana yabiremye. Kibaza sinzi ukuntu nyine biba bimeze, imyumvire abantu bafite utarakira Kristo umwami n'umukiza, wumva wowe ibyo utekereza ariko kuri aribwo bushake bw'Imana. So utarajya kure cyane, tugende gahoro. Hari byinshi nifuza ko uvuga in depth. Mbere wari warakiriye, mbere yuko ibyo bibaho, yuko umubyeyi abasiga, ese wari warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Wari umukristo cyangwa wari umwana wa pasiteri? Niba ariko nabivuga, yari umwana wa pasiteri. Urumva twari turi mu nshati, ntabwo bakaba babatije kwigamo mukiri batoya, ariko nyine urumva twararimbaga muri korali y'abana nyine gushe muri Sunday school. So mbere yuko tujya mu buzima bw'impinduka, aho umaze kumenya Kristo, ni ibintu bigiye, buri muntu wese agira background, buri muntu wese agira ibintu biba byarashepinze ubuzima bwe bitewe n'aho yakuriye n'uko yabayeho. So nawe tujyane mu nkuru yawe cyangwa se mu buhamya bwawe bwa gisore, utubwire ibyo wakoraga, ntuce hirya ntuce hino, ibyo ubashije kudusangiza ubidusangiza, utubwire n'uburyo cya kintu cyakubayeho ukiri umwana gishobora kuba cyarateye cyangwa se cyarabaye imbarutso koko y'ubwo buzima wabayeho bwa gisore. Okay, urumva mu busore bwanjye nibyo nari ninjiyemo, twari tugarutseho gatoya. Urumva nari ndi umusore ndakijijwe, temera n'Imana. Urumva ukira kopine, ubuzima mubayemo actually mubanyeho like ngubu mbyita nk'umugore, like murakundana, mukora sex, like ibintu byose, like mubana muri ubwo buzima.
wowe wumva nyine ari byo bintu like ni rwo rukundo ngiye niko numvaga ari rwo rukundo kuko ntago numvaga nyine bitandukanye ngiye numvaga ari rwo rukundo ntago najyaga nemera ko nyine urukundo kugira ngo n'umuntu turakundana arankunda nyine tutarasharinga ngo dukore sex whatever tubane muri uwo mubano nyine numvaga ari cyo kimenyetso cy'urukundo ngewe so nkurira muri ubwo buzima urumva ari igihe urugendo rw'abantu bakundana ahura n'uyu babiri batatu bane muri ubwo buzima and then ku wa kane niho natangiye kugira ko mwakundanye wa kane arumva ari hashize igihe kinini like aribwo buzima mbayemo urumva nanywaga inzoga sinabikundaga cyane ariko kunywa inzoga byo ariko urumva iyo nahuraga n'abajene b'urungano badakijijwe urumva nizo nshuti nagiraga twisangaga muri ubwo buzima nabwo nabikundaga mu rugo wenda bansuye nabasuye ntabwo najyaga nyamugabo ariko narazinywaga gusanga turi gusangira inzoga ukayisanga ufite n'umukopine sometime nawe uzinywa nyine mukaba muri ubwo buzima urumva n'ubuzima budakijijwe ariko nyine wowe wumva ari bwo buzima iyo uri muri iyo zone wumva ari byo ukwiriye gukora iyo wabikoze wumva ari ikintu cyanyacyo wakoze nyemerera nkubaza akabazo kamwe utararenga aho ngaho hari ahantu wajyaga ugera muri ubwo buzima wari ubayemo ukumva si bwo buzima bwa nyabwo wagakwiye kubayemo cyangwa ukumva hari ikintu ubura ukumva muri wowe no gukora ibyo byose ntabwo wuzuye rakoze ndi muri ubwo buzima ikintu cyari gitangaje nabaga numva mfite ibintu by'ingenzi mu buzima ariko nkumva mfite umwijima nyine mfite ikintu muri njyewe kituzuye actually nkumva nyine urumva ndi umwana mukuru mu rugo w'umusore mfite inshingano dadi naho hari abarumuna banje bari ku ishuri inshingano zose za famille nkazishyira ku mutwe wanjye nkumva ko ari njye ugomba guproviding ibintu byose even rino nabikora kubera ko wenda mfite mami wenda nawe arashakisha ariko nkumva biri kuri njyewe noneho bikandemerera cyane kubera ko ntabwo numva ko hari undi muntu ushobora kumfasha ntabwo numva ko undi muntu nabwira ibyanjye abyumve bikambera umutwaro uremereye ku buryo ndabyibuka I try like kwiyambura ubuzima nk'inshuro nk'ebyiri kubera nyine kumva I'm tired ntabwo ibintu nzabishobora nkumva umutima wanjye uraremerewe nyine nkava nko mu rugo nkavuga I'm going to do this like ariko Imana nyine ikagenda ikinga akaboko ntibikunde ariko numvaga hari igihe cyageraga nkumva I'm tired ndarambiye nyine ubwo buzima kuba muri ibyo ngibyo umu wanjye arasenga arakijijwe ntabwo yigeze ahinduka kabagaho dukwepana arumva arasenga cyane iyo ari igihe twahora akambwira ati namubwira nk'ibintu Imana yawe gute nyine nkumva nkamucarenjinga bya bindi akambwira no wowe Imana izagufata nyine umunsi umwe yari afite nk'amakuru simbizi namubwira reka ibyo bintu byanjye ntabwo mbyemera so nibyo rero nabaga numva nyine like hari ukuntu wumva nyine utameze neza kumva uri ahantu ukwiriye kuba utari mama nkumva ndamubabaza cyane ariko nyine nkumva nicyo kintu nyine mfite gukora ntabwo numvaga njye nzaba muri ubwo buzima bwe kuko urumva already hari cyari cyaranyambuye kukwizera muri icyo gihe cyose se ukuyemo amasengesho ya mama kuko uko biri kose umubyeyi aba agusengera hari igihe byibuze wajya kugira nk'abandi bantu bakuganiriza bakakubwira garukira Imana cyangwa se mu ba siblings bawe cyangwa se nawe hari nk'igihe cyajya kigera kuko iyo wasogongeye ku Mana hari kakano gakomeza kakwibutsa hari igihe cyajyaga kigira se wenda ugafata ibihe byo gusenga ukavuga ati nubwo utasenga igihe kinani kukavuga ati ariko Mana urahari uracyanyibuka ubu ntago wahindura ibi bintu icyo gihe cyo kwibuka Imana muri ibyo bihe waba warigeze ukigira niba warakigize byabaga bimeze bite nde nabaga numva hari umuntu wandemye ntago numvaga nyine Imana like urumva ntago nayemeraga numvaga gusa ko kuba ndiho hari umuntu hari Imana iduha umwuka wo guhumeka urumva ari kugenda ukura ari ubumenyi ugira iyo umuntu yarakuna rwara bakakongerera umwuka muri technology z'isi n'ibiki ariko urumva iyo hari umwuka duhumeka utagura utagira ute urumva iyo utarwaye uri muzima gute mumeka ndyama nkabyuka nkumva hari umuntu nyine wande nyine like ariko ntago numvaga ntago navuga ngo Imana gusenga rero byo
najyaga ndisengera ahantu henshi hatandukanye ndetse abantu bambwiye uzaze ku rusengero hatandukanye nyine muri kwa kundi nyine kugenda mvuga se ni ahantu basenga gute hano ugasanga ugiye mu Mayova Catholic ahantu nagiye ni hamwe ni mu Islam ahandi hose nasengeragayo nyine gutya ariko just kugenda nkicara nkareba ariko biratangaje ko nasohokaga numva nyine barasaze nkavuga this guy ntabwo bari bameze neza wumvishije kubera nyine urumva hari ukuntu nyine uba ufite umuntu ufata nk'urugero ufatiraho urugero yakora ikintu kikaba kinini cyane muri wowe noneho na mama yabaye nk'ugira shock like nk'ubuzima kwita asigaraniza inshingano ntabwo yabashije yahabaye mu buryo bw'inshingano mu bindi by'imibereho ariko kuvuga ngo arahari kuvuga abafashije babwire gusenga ntabwo yabaga ahari urumva rero njyewe byaragiye biranyuzura kumva ko Imana ntabwo ibaho iyo ibaho n'umuryango ntabwo ari kubugeza no gusenyuke nuko nyine ntabwo nigeze ngira umwanya wo gusenga nakubaho nabamubeshye gusa niko akunda ugenda akavuga umuntu we wandemye undindi wenda ugeze nko muri situation ikugoye isengesho rito sinzi ko ari isengesho like ni nk'ubusabe akavuga nakamenyero undinde nimba baho myereke kubaho like ibintu nk'ibyo bimeze nko guhinyuza ahubwo Imana wow okay so muri icyo gihe cyose mbere yuko tujya kugutangira guhinduka hari ikintu bajya bavuga ngo mbere yuko ubyuka urabanza ukagwa neza ni hehe wari ugeze tubwire urugero wari ugezeho ubuzima wari ubayeho noneho udusangiza ati uku niko nabyukaga uku niko umunsi wanjye waguteye ubu niwe muntu we narindi we mbere yuko ujya guhinduka mbere yuko ujya gufata icyemezo ukavuga ati ibi byo rwose ndabirambiwe actually ngiye kuntu byagenze ntabwo nigeze numva hari ibintu ndambiwe ahubwo nyine niko akundi buzima hari level y'ubuzima nari ndiho mu buryo kubaka ubuzima busanzwe bw'isi like gutegura ubuzima gukora kubaka ubuzima and then nza kubana n'umujene twarahuye twakuranye mbona nyine yari afite mu tantine we yariza kwitaba Imana ndamuzana turabana ndamucumbikira and muri iyo season yo twabanye nk'amezi 8 aza kumemukira nyine aranyiba ibintu byose arabitwara like none urumva kuba wa mwana wavuye muri bakuri muri bwa buzima hari ibintu maze kubaka nyine byose bise bisubira hasi byo nakoreshaga mu kazi whatever none ndiheba nyine cyane inzoga ngira utenguma mu nzu ndiheba none muri icyo gihe nafite nari maze gutandukana n'umukopine wanjye ariko yitabye Imana twatumana igihe kinini yitabye Imana birangora cyane mbona ubuzima nyine mbona namaze kumva ko ari umuntu tuzabana imyaka 3 n'igice like tumaze kuba turi kumwe numvaga ari tuzabana aragiye hashize nk'ibyumweru 3 uwo mujene nawe aransubiza gutyo aranyiba nikubita hasi no ibintu byose birandangiranye muri iyo season rero ndi kunywa inzoga numva nta bundi buzima niho mama wanjye rero yakoze umurimo ukomeye akamfata akanjyana gusenga tukajyana gusenga twagera yakambwira ngo wagiye kwihana ngano nta kintu numvishe like gusa navuye ngo bafite amahoro bisanzwe niho hantu nyine habaye nka urumva yatangiye kumfata ndi muri iyo season yo kumva nihebye ndi down cyane ndi mu buzima nyine like arambwira ngo no mu rugo urumva ndi mu ndaho wabaga ibintu byose bitwaye ibintu byose byarangiye n'akazi kawe ka ferinze nagahari ngo no mu rugo nsubira mu rugo gutyo niho rero ni urwo rwego nari ngezeho rwo kumva nihebye none nanze abantu bose gusa mu muryango wanjye mama wanjye mba hafi no kunjyana ku rusengero gutya agenda ntwara ngwino tujyane gusenga akansengera nubwo buryo naho nari ngeze mbere yuko mva muri ubwo buzima hari ikintu watubwiyeho ku kintu kijyanye na relationship wabivuze neza ko igikomere cy'umubyeyi cyagiye gituma ubuzima bwawe hari ibintu byinshi cyane ukora bigiye bitandukanye nabyita yuko hari icyo washakashakaga muri abo bantu muri izo nzoga no mu bindi byose ariko tugende cyane ku kintu cya relationship kuko uri umusore hano hari abasore bagenzi bawe bari muri ubwo buzima we wavuyemo bari kukumva ariko se hari n'abakobwa
bafite ibikomere by'ababyeyi bafite ibikomere by'ubuto bwabo bituma bajya gushaka icyo babuze ahandi hantu muri ayo ma relationship muri izo nzoga mu bindi biyobyabwenge no mu bundi buzima noneho hagiyemo noneho n'ikintu cyitwa grief cyangwa se navuga kubura umuntu ukunze so icyo gikomere kitarakira ukiri kurwana nacyo umukunzi ugiye ubuzima n'ubundi nabwo busa nkaho buri kunyerera ibintu byose byanze impande zose uri kugerageza kwiyambura ubuzima nabyo ntibiri kukumvira byanze mbega urabona hirya no hino nta kindi hari ibyiringiro byari biri muri wowe ko hari amahirwe y'ubundi buzima wabona cyangwa wumvaga nta kindi kiri inyuma y'icyo muri icyo gihe nabonaga ibintu byose byarangiye ni naho nagerageje kongera kwiyambura ubuzima bwa kabiri gusa nyine Imana ntiyabyemera ariho ahantu nakodeshaga umukecuru waho nibwo yahamagaye mama aribwo bafashe umwanzuro wo kunsubira mu rugo nta byiringiro byari byazi nabonaga nyine ibintu byose byarangiye urumva umwana w'umusore wakuriye muri ubwo buzima ibintu byose yafataga nk'ibyiringirwa binabihari ukuntu umujene amara kuba agera kuri step y'ubuzima ibintu amaze gusetinga afite akazi kinjiza amafaranga runaka wishyura inzu ubayeho urasevinga famiye nyine bameze neza byose rero iyo bigiye hasi tubona wa muntu nyine wari ufite uvuga murakundana muri mu rugendo rwiza famiye iramuzi niyo irakuzi iyo byose bigiye hasi nta bindi byiringiro utazi Imana nta kindi kintu uba wumva usigaranye akabazo k'amatsiko mu buzima nk'ubwo wari ubayemo ndashaka kumenya inshuti zawe zari zimeze gute ni inshuti bari bazi situation urimo ni inshuti za zindi muhura gusa kugira ngo musangire agacupa ni inshuti ziri mu bibazo nk'ibyo nawe urimo hari ahantu wageraga ukameneka byibuze ukagira umuntu waba waganiriza igitangaje ntabwo nigenda nagiraga inshuti nyinshi nakunze ndi umuntu nyine ukunda ubuzima bwanjye bwo kuba n'igihe nyine ndabyibuka no kugira ngo njye nko muri relationship ya mbere umugabo w'umuyobozi w'umudugudu yarageze kumpamagara ambwira ndagushaka ndagenda mu rugo arambwira wa mwana we uri kubaho ubuzima nyine bw'umugabo kandi uracyari mutoya ba mu buzima busanzwe bane n'abandi mu bandi ariko ntabwo nabishoboraga nyine ariko nza kugerageza mura n'umuntu tutangira kumenyana nyine nibwo nagiye mpinduka bitewe n'ikiganiro twagiranye ntabwo nagiraga inshuti nyinshi nari mfite nk'abajene nka batatu twabanaga muri ubwo buzima nabumva na mbere ko nza ngo tubane nabaga njyenyine nabaga mu nzu njyenyine gusa mfite abantu dukorana abo tubana ntabwo twaganiraga nta muntu keretse nk'umukobwa twakundanaga niyo twagiraga igihe cyo kuganira abaguzi ibyanjye byose ibintu byinshi byo mu buzima bwanjye niba ndani mfite nyine ngira ikintu nkumva ndagushaka akaza tukaganira nkamubwira uko niyumva akamfasha nyine kubivamo mu kuganira kunyumva kunega amatwi nta nshuti nyinshi nagiraga so uyu mukobwa mboneraho no kukubwira ati mes condoléances uyu mukobwa aratashye ntagihari wa muntu wiyumvagamo wa muntu wari umenyereye wa muntu byibuza hari icyo yavuye aho cyaba ari gitoya ntagihari ubuzima noneho bwaragiye buba niba navuga ngo burakomera kurushaho hari ibindi byemezo cyangwa se hari nk'ibindi bintu wibwiye ko cyangwa se hari nk'ikindi kintu utari usanzwe ukora wahise utangira gukora actually nyine niho natangiye kunywa inzoga ntabwo njye mbere nanywaga ndashobora kubara mu kwezi nanywa inzoga ariko muri icyo gihe ntabwo naraga nanywa inzoga nyinshi kandi nyinshi ku buryo n'akazi kari gatangiye kunanira nanywa inzoga nyinshi muri iyo minsi cyane umujene twabanaga noneho yajyaga anywa n'itabira ikamumugi noneho umukecuru abona ko adashaka ambwira ko hano ni rusiganwe amatabi nkamubwira naho ariko njye sinahirirwaga noneho najya mu kazi ntabwo ibyo bintu bishoboka urumva arataga nyine yabikoze nka kare byarangiye mu nzu nyine nta kimenyetso nabonaga noneho muri iyo season rero ndi muri ibyo bihe maze kuburongo yamaze kwita Imana umukunzi wanjye twakundana icyo gihe yashatse kuno kuntu ubwo yabi province nyine atangira kurumva nirwaga mu rugo kenshi kujya mu kazi byananiye
kubera gusinda akambwira gerageza n'ibintu ntabwo bino bintu nabintu cyo ntabwo nigeze nyigerageza ahubwo nambwiye bino bintu ntabwo bikubereye umuntu w'umujene ungana nawe ntabwo bino bintu bikubereye ariko nyine ndi kunywa inzoga nawe nyine ugasanga ari muri ibyo ngibyo mwumva nta kintu nitayeho numvaga nyine ubuzima bumeze nk'ubwarangiye. Igihe kirageze noneho umubyeyi yaraje mufashe icyemezo cy'uko usubira mu rugo noneho tubwira ubwo buzima bwa nyuma yo gusubira mu rugo uko wagiye navuga ngo uhindura ubuzima. Nsubira mu rugo famille yanjye yambaye hafi basista banjye mama wanjye bambaye hafi bakanganiriza mama akanganiriza akansengera ashiramo nk'iminsi nangira kugira imbaraga nibwo yatangiye kuzajya ambwira tujyane gusenga nasengera urumva niho yasengeraga na mbere ntabwo nasengera njyewe noneho anjyana ahandi narahandi Nyarugenge mu mujyi niho yatangiye kuzanjyana mu materaniro yo kuwa gatatu birirwamo tukajyayo tugasenga tugataha nkaba muri ubwo buzima gusa nyine nkumva ngize amahoro nangira kumva nyine hari ukuntu nyine ubuzima bwawe buhindutse ariko nubwo buri guhinduka ntabwo nyine ndi kumva gusa amahoro ndi kumva nyine wenda ntabwo nyahangayitse cyane nyine ngo numve ibintu byose byarangiye nyine ndi kumva nta kintu maze ku isi najya gusenga twavuye nkumva nyine hari ibyiringiro nkumva hari ukuntu ndi kwiyumva bitandukanye nuko niyumvaga nuko rero mama agenda afasha gutyo njya gusenga ni naho hantu nasi nyine ko kuva muri ubwo buzima noneho burundu. So uko biri kose urugendo rwo guhinduka kugira byinshi cyane rubigize nuhe munsi mu by'ukuri niba navuga ngo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa se wahuye n'Imana ikakubwira ati bya bindi umubyeyi wawe yajyaga akubwira ati ariko hari umunsi izagufata hari umunsi uzafatwa nuhe munsi wafashwe? N'umuntu twajyaga tujyana gusenga bakwa kundi bigisha mwigisha akavuga abantu bihana yambwira agenda nkanjye nakira numvishe nyine nje numvaga nimba ari bizaba bibi nyine ntabwo numvaga ari ikintu kizanambaho numvaga zajya gusenga gutyo bikarangira na yindi gahunda nari mfite numvaga zajya nerana bikarangira hari kuwa gatatu twari turi ku tariki 20 hari tariki 20 twari nagiye gusenga uwo munsi hajyaho umwigisha arigisha uko yigisha I was like no muntu hari umuntu wamunumyeho aranzi uko yigisha rero ngiye nkumva hari ibintu biri kumvamo like icyo gihe nararize sinzi ukuntu byagenze ntago mbizi nasutse amarira menshi noneho abantu bakashaka kumfata bamba na baroga mu mureke barandika nyine gusa kigisha ngiye nkumva nyine hari ibintu biri kuva muri njyewe byinshi umunsi nibwo nyine numvishe hari ibintu nibwo namenye ko narindi mu buzima mu bundi buzima bw'umwijima bunini bwinshi cyane umwijima mwinshi cyane kubera ko numvishe ndubutse numva hari ibintu binyorosutseho byari bindemereye byinshi cyane bamaze kwigisha nta muntu mbwiye urumva ko kurira nahaguruka abantu benshi najyaga mbona abantu bahagurutse nkavuga kamwe ni gute umujeni ngo yahagurutse agiye ari ahantu imbere bamusengere bamuvuga nkabona ntabwo nabishobora sinanabikora kwa ariko sinzi ukuntu byagenze nanjye nisanze ndiyo mvuga bari gusengera nabwo stili nyiri kurira byari bitangaje gusa wabaye umunsi udasanzwe kubera ko nibwo nongeye kumva ubuzima nibwo nongeye kugira ibyiringiro by'ubuzima nibwo nongeye kumva amahoro nibwo nongeye kumva hari ikintu kiremetse muri njyewe like byari bitangaje umunsi wari umunsi udasanzwe n'umunsi ntabwo nawibagirwa kuko numvishe mbohotse cyane. Imana turashima Imana kubwo munsi ariko noneho navuga ngo uduteye amatsiko uyu munsi urageze urawutangiye uryo ura munsi umukristo wese arawugira hari umunsi kabisa ashobora kutibuka itariki ariko akibuka umunsi kabisa Kristo yakoze ku mutima we ariko noneho urataha
ya marangamutima agashira ukabona n'ubundi bwa buzima bukomeje bumeze uko bwari bumeze nta cyahindutse ukongera kwibuka bya bikomere ukongera kwibuka bwa buzima ugatangira gutekereza ese bundi niki gihindutse narababariwe bimeze bite so tubwire uratashye usubiye mu buzima busanzwe nta gihindutse Calvin yahise aba mu ntoki muri iyo minsi mbere yuko uwo munsi ugera haraciwe iminsi haraciwe iminsi sister wanjye nyine hari ukuntu yambwiye mutoya arambwira rero ukeneye umuntu kubera ko bino bintu ntabwo wabiva murumva watandukanye n'umuntu agira inama n'abandi ati no need someone like muri kumwe muri relationship ukeneye undi mu girlfriend ugufasha gukomera urumva rero kwacime nk'amezi nk'abiri gutyo batatu turahura numva nari mufite wari ufite umuntu mwari muri kuvugana cyangwa ufite undi mu girlfriend urumva twa tumaze like nka amafu twarashize nk'amezi n'icyo gihe nyine okay umunsi ugera muri uko kwezi rero muri uko kwezi kwa kane nibwo nyine twari tumaze nk'ukwezi dutangiye relationship so watangiye iyo relationship utari wahinduka neza no already nta nubwo wari utarahinduka already gusa nari natangiye kuzajya gusenga umunsi umwe mu cyumweru bisanzwe ariko nta kintu numva kidasanzwe n'ubundi ndi muri bwa buzima ariko ntabwo mu cyisi nanywa inzoga zo ntabwo nazinywaga ariko urumva still nari mfite umugabo girlfriend twari tubanye n'ubundi still kwa kundi twabonanyemo nk'aka like inshuro imwe then still n'ubundi byari byabaye ya made sex njye numvaga ari bisanzwe nyine ko still numvaga ariko ku rwo rukundo niko ngomba kubaho nk'umuje nyine umuntu dukundana and then maze gukiza uwo munsi rero ugera nibwo natashye naha rero tugeze mu rugo na mama yarakomeje aransengera turasenga like ahamaje twavuye nka 11:00 ijoro kugeza nka 6:00 z'ijoro n'ubundi twari turi mu mwuga wo gusenga mama ntabwo igeze amagaye twarakomeje turasenga aransengera n'abandi babyeyi turasenga noneho rero nyuma y'aho ngaho buracya ubuzima burakomeza ni kurumva wa mundi niko turi kuvugana aho ngaho ni wabaye urugamba rutoroshye wari wabimusangije byari biri kukubaho kujya gusenga yarambwiraga nagiye gusenga bisanzwe nkamubwira nagiye gusenga ariko umunsi biba nta kintu namubwiye twaravuganaga bisanzwe cyane we ko nyine nawe already yari umukatolike nta kintu kidasanzwe nari kumubwira ko urumva we kenshi nyine sinzi ukuntu nyine bimeze wenda si bose simbizi ariko baba bakubwira twebwe nyine is fine turanywa inzoga byose nta kintu nyine tubujijwe cyangwa se gifatwa nk'icyaha hagati aho ngaho we niko yambwiraga simbizi nimba ari hose and muri icyo gihe rero byari bigoye icyo gihe nibwo natangiye twabonana even hagira ikintu kiba urumva ntabwo twese dutandukana twamaranye nk'amezi 2-3 n'ubundi nyuma y'urwo rugendo nyuma yo guhinduka kandi ubwo natangiye kwiga inyigisho z'umubatizo hari igihe twahuyemo nka kabiri then nyine still tukaba muri bwa buzima bwa sex whatever ariko nata mwumva wowe kumva mu mutima si bimeze neza ngabwira Imana mbabarire ngapfukama ngasenga ngabwira Imana mbabarire bisanzwe nkamubwira rero ntabwo tuzabyongera ntabwo bizongera sinzi niba uzabishobora akambwira ngo niko ubishaka sava ariko ndabyibuka mfata umwanzuro wo kubireka twarahuye ndamugana nta kintu kiri bukonde nta nubwo tuzongera guhurira ahantu nk'ahangaha so duhura mu buryo busanzwe duhurira ahantu muri coffee cyangwa dusangire fanta utaye nawe arambwira rero ibindi byose birashoboka ariko ntabwo gusomana tuzabireka numva ni ikibazo ariko numva nta kintu bintwaye rumva arakunda nyine umuntu ugikizwe ntabwo ari ibintu ugenda nyine gake actually byaje kuba twongeye guhura turi hafi no kubatizwa bibaye n'ubundi still nyine biranda mbwa no bino bintu n'ubundi nimbarutso
itujyana kuri cya kindi nashaka. Arambwira ntabwo rero byashoboka ko twakireka, ntabwo ngiye nakireka, bino bintu wabinyinjijemo tubyinjiranamo tugomba kubikomezanya. I was like ntabwo bino bintu nabikomeza. So gufata umwanzuro rero icyo gihe naje gufata umwanzuro ndamubwira rero ibintu niba bidashoboka kubera ko ndi kubona ko iki ngiki ni kugikora n'ubundi birangira ko umubiri wamenyera ubwo buzima umeze nk'ubusharije, like ntabwo wabishobora. N'ubundi uri kumwe n'umuntu icyo kintu mwakibanyemo mwaragisangiye, ntabwo ushobora gukora icyo kintu kimwe ngikindi kiri kuko niyo fondasiyo y'ibyo bintu byose. Ndambwira n'ibi ngibi ntabwo bishoboka, icyiza fata ubuzima bwawe nagifata bwanjye. Mpitamo kumusezera, byango byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye, yari yaramaze kumfasha breaking up. Yeah, sure. I decided to move on kubera ko nabonaga ntabwo bishoboka ko twabana muri ubwo buzima, muri ubwo rugendo rwo gutangira kandi namara amaje kuko ndi kubonamo ikindi kintu nari bigeze mbona amahoro, kumva mfite like kugira icyizere cy'ubuzima, kongera kubona abantu, kugira abantu bitandukanye nabo narinzi. Ndavuga I just have to move on, bino bintu nkabireka. Nubwo tubwiye ikintu wari umaze kubona kiruta iyo relationship, ariko ndashaka kumenya ni hehe hantu wakuye imbaraga cyangwa se n'iki kindi cyakubayeho gituma uhita navuga ngo ubuzima bwawe buhinduka mu gihe gitoya kingana gutyo ukabafasha ibyemezo nk'ibyo ngibyo, bya bintu utari usanzwe uzi. Ese wagize conviction, Imana yarakuganirije arakubwira ati ibintu ni bibi, warasengaga iminsi myinshi, wasomaga ijambo ry'Imana, niki cyakubayeho kitagituma uko nguko niko nshaka noneho ko ubuzima bwanjye bugenda, ntangiye gusobanukirwa ikibi n'ikiza mu gihe kingana guto gito? Ikintu cyambagaho iyo twahuraga buri gihe nataga numva umutima wanjye ucira urubanza, and after that nza no kujya gusenga, umura n'umuntu aramanurira arambwira ambwira umuntu turi kumwe atazi nubwo bikaba duhura nubwo nabyemeraga, none ibyo ngibyo arambwira from like ibintu byose, arambwira umuntu muri kumwe gutya na gutya umeze gutya na gutya ntabwo ari umugore wawe, ntabwo ari umuntu muzabana, like bimeze gutya na gutya, nta nubwo ari umushake bw'Imana. Ntabwo nabyitayeho, ariko still mwumva hari ikintu kiri mu mutima wanjye. Nava gusenga ntabandi mu rugo twaba turi buhure, mwumva ntabwo nuje. Rero icyo nicyo cyaje ku mutima. N'umunsi umwe twagiye gusenga hari ku cyumweru, dusoma ijambo ry'Imana, ntabwo nibuka neza ariko batwigishije ijambo ry'Imana rivuga ngo ritubwira ingingo zanyu zose, imibiri yanyu n'ingingo zose mufite zikwiriye kuba mukwiriye guhamya kuzikoresha ibyubaha Imana. Like ndavuga ingingo zanjye zose, niho hantu navuga ngo buri kintu cyose kindiho kikwiriye gukora ibyo Imana ishaka. Yes. Nimba niyemeje kugenda kuba umukristo mwiza no akanwa kanjye, amaso, ikintu cyose, niho nahise mbona ko nyine nicyo ngicyo cyo ntabwo nagifataga nyine ngiye nk'icyaha. Nibwo nahise numva ko nacyo kitemewe noneho imbere y'Imana. Nyuma y'uko nabonaga kinjyana muri n'ubundi kimeze nk'imbarutse njyana kuri cya kindi nashaka, nza no kumva ko nyine noneho no kuba ngikoresha nkora ikintu kitemewe ku muntu tutarabana tutasezeranye, nyine turi umugore wanjye, ni icyaha imbere y'Imana. Niyo rero motivation nagize ituma mfata decision yo kuvuga ngo ibintu ngomba kubireka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero njyewe namaze kwemeza umutima wanjye no kuganira nanjye ubwanjye babyoroshye, ibindi byose ndabimubona. Muri iki gihe sinzi niba no muri iki gihe nibwira ko ari ibintu biri rusange, abakobwa n'abahungu barakundana. So mu gihe urubyiruko uri umusore wakundanaga n'umuntu, ese wabimuganirizagaho ukamubwira ati ntabwo ibi bintu ndashaka kubireka kubera yuko Imana yanyemeje ko ari icyaha, ujya ku breakinga nawe wabicishije mu yihe mvugo, wavuze iki mu by'ukuri, byagutwaye imbaraga zingana gute, uwo muntu yarabashije kubyakira
tubwire kuko uko biri kose hari nk'undi muntu hariyo uvuga ati ariko se nababaza umuntu umutima amubwira ati Imana yambwiye tubwira ariko nanjye nari mfite icyo kintu cyo kumva ko nagomba kubabaza umuntu nubwo nakuriye muri ubwo buzima ariko numvaga ko njyewe nagombaga kumbwira kugira umukopine umwe tukabana mu buzima runaka numvaga kumba kugira umwe babiri numvaga kumba kugira umwe tukabana mu rugendo Imana yabishima tukagirana ku rundi rwego so rero ntabwo byari byoroshye namubwiye ko muganiriza kuri icyo kintu ntabwo nigeze mubwira ngo dutandukane like nyine mbimubwire nta kintu cyabaye njyewe narasenze but like amasengesho nakoze umunsi wose ntabwo najyaga ndenza umunsi umwe nakoze amasengesho umunsi umwe mbwira Imana ntabwo njye nabaza umuntu nta kintu yankoreye hari impamvu twahuye hari impamvu twamenyanye mu mbaraga zawe n'ubushake bwawe ubikore mu buryo bwawe namubabaje ngo mbi impamvu ngiye kumukomeretsa ahubwo wenda bituruke kuri we cyangwa mu bundi bushake bwawe muri icyo gihe nta nubwo hashize igihe kinini nk'iminsi 3 ntabwo twe twaremeranyije ko ntakunda umuntu w'inzoga umukobwa nyine dukundana w'inzoga ntabwo nabikundaga nyine nari igihe byabagaho ukabimenya nyuma ukihangana mu mazi kugenda urugendo nako ntabwo nabikundaga ndamubwira rero twe twarabyemeranyije nka nino byongera kubaho tutandukana ni umbeshya ni barangana narabiretse iki inshuti twabiburagamo narabiziretse nagagesabo aza kumamagara ari kumwe n'inshuti tanumva ko bya nyine ntago ntanumva ko uko ndari kuvuga byahindutse nahise mfata moto bwari bwije nka 5 njye kumureba already nsanga byagenze gutyo sinzi mine bimeze nabi cyane ndamufata umujyani wabo arataha nanjye ndataha aho ngaho rero twarageranye amasezerano ndamubwira rero warakoze ku mwanya wose tumaranye ariko urabona ntabwo biri gukunda ibyo twasezeranye gutya ntabwo yigeze andushya arambwira okay nakundi ariko biragora nanyuma kama message urumva ndagukumbuye nini nshaka ngurona telefone like a week ndambwira none rero dufata igihe wihigiye cyawe cyo kwitekerezaho umukobwa nanjye mfata igihe cyanjye like nk'amezi 3 nyuma tuzakomeza none rero ubwo muri ubwo buzima yenda yaje guhoramo n'undi muntu ntabwo yigeze yongera kumubwira nanjye I moved on birangira gutyo iyo umuntu ari kuvuga ubuhamya wumva byoroshye ariko mu by'ukuri turabizi ko in reality ntabwo byoroshye so umutima utangiye gukira byandi uri kuvuga utangiye kubona ayo mahoro utangiye kumva uwo munezero ariko bya bigeragezo biracyahari abo mwasangiraga ibyo wakoraga ibitekerezo wajya kugira ahari rwango cyangwa se no kumva agahinda k'umubyeyi ibyo bintu byahise bijyahe byari bigihari hari ahantu biri ku ruhande byo wabashije navuga ngo kubimanaginga gute rero ibyo ngibyo ntabwo nakubwira ngo byagenze gute uko narushagaho kujya imbere y'Imana nsenga nerana imbere y'Imana nagize umugabo watwigishije inyigisho z'umubatizo umugabo mwiza cyane nyine akatwigisha ibintu byinshi akatubwira nyine ntabwo ukwiriye gukizwa na runaka even papa cyangwa mama ntabwo ukwiriye gukizwa nkawe genda urugendo rwawe nkawe kuko nukizwa nkawe akagwa mu kintu azagusenya nawe uzamukurikira noneho ngahita nibuka ukuntu papa nyine ari wanyujije muri ubwo buzima kubera ko nyine namufataga ukundi kuntu nyine akagira icyo kintu cyo kugwa nanjye ngahita ngendana nawe ndi n'umwana biramfasha nyine numva ko ari kutwigisha ibintu byiza bishobora kudufasha and then rero uko nasengaga uko nagendaga imbere y'Imana ntabwo nzi ukuntu nagendaga numva nuzura umucyo nabaye nk'umuntu uvuye mu mwijima nangirwa kumva ndi mu buzima bufite umucyo burimo amahoro umva hari ibyiringiro inshuti y'abantu nyine ugenda umenyana nabo bagufasha no gukomeza mu rugendo
ntabwo nagize nyinshi, ntabwo nakomeje kuba ndi wa muntu nyine ugira inshuti nkeya, ariko abo nabashaga guhura nabo hari n'ukuntu usanga nyine hari abapapa bakuzi b'abasaza nyine bazi famiye yawe, kwambara na mama nyine bakaba twahura uzadusure akakuganiriza, uzadusure mugasengana, bigenda bimfasha gutyo, ngenda numva nyira ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iyo usenga uri imbere y'Imana, Imana ntabwo ari ibindi, ntabwo aba ari umurimo wawe, Imana niyo igenda ikora umurimo munini muri wowe. Iyo wamaze kwemera ukakira Yesu umwami n'umukiza, ibindi byose ni Kristo agenda yikorera umurimo muri wowe, ibindi byose bigenda bitungana. Abantu bafashwa n'ibintu bitandukanye, wowe ni nk'ibiki bibiri byagufashaga cyane byatumaga wegera Imana cyane? Njyewe ubuzima nabayemo naramenya Imana bwari ntabwo navuga ngo ni ubuzima nari nkunze. Urumva kumva wanze abantu, kumva ufite ibintu byose ariko nta munezero ufite, urumva already nari namaze kumva mfite umunezero, nari namaze kumva mfite amahoro, bya bintu byose naburiye muri bwa buzima nibyo nari mfite. Wenda aho ngaho already nabuze akazi kanjye ntabwo ahari, ibyo nari mfite ntabwo bihari, ariko tukumva ameze neza, mfite amahoro, mfite umunezero, ndi kumva nishimiye na famiye yanjye, nkumva nyine ndakomeye, rero nkumva ngomba kugikomeza. Iyo nijeje mu kintu ngiye nkumva nshaka gukomeza cyane, kumenya ibintu byinshi, gusoma, ariko wegera Imana, ngagenda mbwira Imana ibi n'ibi unshoboze imbaraga n'urugendo. na n'ubu ngubu umuntu aba akiri mu rugendo agenda agerageza gukora kurwana no kwegera imbere. Nta muntu, twese niko tuba tumeze, no gukomeza dushaka kubona mu maso y'Imana, kugira ngo dukomeza dushaka kwegera Kristo cyane. Rero gukomeza ugenda upushinga wegere Kristo, ushaka kumenya byinshi, ushaka kumenya Imana, ushaka gusobanukirwa iby'urugendo cyane, niko nawe agenda gufata guha imbaraga gushoboza. So rero nisanze nyine bya bintu byari bimeze nk'umutwaro kuri njyewe, bya bintu byangoraga, bya bintu byari bindemereye, naje kwisanga nyine atari ikibazo nyihanganye nacyo njyewe. Nza kwisanga numva mfite amahoro, mfite umunezero, numva ndi mu bundi buzima butandukanye nubwo nakuriyemo. Rero kumva hari ikintu narabuze mfite, nakomeje mpushinga, numvaga nashaka gusubira ahandi. Nta kintu kidasanzwe cyansunitse, nta kintu cyabuze, gusa numvaga iminsi yose nabayeho ndi kubabaza Imana muri buno buzima bwose. Ngiye numvaga ko ari ukuri, kuba muri ubwo busambanyi, inzoga, kutagira urukundo, nyine ukumva abantu bose nabanze n'abantu ibintu byose byinshi, nkumva noneho bigeze nshaka kuba ndi imbere y'Imana cyane. Ni muri ubwo buzima rero no gufata umwanya ngo ati no, this is relationship n'ibiki, I just have to stop that. Ngabanza ngagira umwanya wanjye, ngubaka umwana wanjye n'Imana, ngabanza ngagira na relationship yanjye na Kristo, nikabanza ikaba imeze neza, nibwo bintu byazambera byiza, nzi neza nibyo ndimo. So rero nta kintu kidasanzwe, no kugusa n'ishyaka ryo kugira ngo ndusheho kumenya na mama wanjye, akamfasha, kanganiriza. Numaze gukizwa, byo bindi najyaga mbwira mama ngo kuki Imana usenga itagiye gutabara, ahubwo noneho naje kubona imirimo y'Imana ikomeye. Maze gukizwa mbona imirimo y'Imana ikomeye yakoze mu buzima bwacu. Nibwo naje, nibwo like wamwijijima cyagiye uko cyagiye ubucyanyoroseho, nibwo nahise mbona imirimo y'Imana ikomeye, nkabona ukuntu Imana yagiye turwanirira, idufasha. Turabana bato, numva nimba n'undi mwana wa kabiri mfite imyaka 7-6, numva abandi bari batoya, bari bato cyane, ari nyine bigoye. Nabonye imirimo y'Imana, nibwo nahise mbona ko Imana yabanye natwe ahubwo cyane kurushaho, bituma rero numva Imana. Mama arambwira ati urabona ibintu byose, ibyo byose ni Imana yadufashije kubicamo, kwiga kwanyu, kugira ute ibi ni kubaho, ntabwo njye nari kubyishoboza. Kuba nanjye nari kubasiga nkajya kwishakira umugabo. Mara akiri mutoya, yari afite imyaka nari muto, yari afite imyaka 30 n'ingusha n'ingahe, kera bashakaga ari batoya. Ndari kujya mu bundi buzima, yahuye n'intambara nahuye nazo z'abagabo, z'ibiki, bambwira tubane, nanjye kuba narabataye, ariko kuba narabagumye hano nkabagumamo ni uko ari Imana yanshoboje, nuko nakomeje kubaha Imana no gusenga ikanshoboza. So rero nibwo nabonye imirimo y'Imana ikomeye, byose rero bituma numva nkunze kuba imbere y'Imana cyane kuruta ibindi bintu byose. So
umenya Imana, umenya ubwiza bwayo, utangiye ubuzima bushya, ariko Satani ajya agaruka akakwibutsa atari ko wibuka ahantu wavuye, wibuka ibintu byose wakoze, ese wibwira ko Imana yakubabariye? Ese weho urabizi ko utarababarira wa mubyeyi wabataye? So igihe cyose hazagamo ijwi cyangwa se igihe cyose waba warageze mu gihe wiyibutsa past yawe, wabashaga byo kubidiringana nabyo gute, cyangwa se uracyadiringana nabyo gute? Iyo nibukaga past yanjye, ikintu cyabaga kigoye cyane, cyabaga kingoye kenshi hari igihe byazaga n'injye nyine, ariko byaza n'injye nyine nahitaga mpamagara cyangwa nkahamagara wari undi mwana w'inshuti yanjye w'umujene, nahamagaraga tugasenga akamfasha kuri telefone, cyangwa papa wundi inshuti yanjye nkamuhamagara nkamubwira ntabwo bimeze gutya na gutya, ndi kumva down cyane, akambwira no haguruka, rimwe nkamubwira ngo no mu rugo tugasenga. Noneho uko nanjye ngenda mara iminsi niko nagiye numva ko nyine icyo kintu kije, kumva gushyira ivi hasi ngasenga, kubwira Imana mu imbaraga unshoboze bino bintu kubicamo, kubirenga. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Satani araza cyane kenshi, ariko ugenda urwanisha no gusenga. Gusenga nicyo kintu cyonyine kigushoboza kuva muri ibyo bintu. Iyo bije nta kindi kintu cyabisubiza inyuma. Udasenze wakisanga n'ubundi wasubiye muri bya bintu. Rero nk'icyo gihe nka mbere wenda ugifite nk'umuntu mukundana nk'abanye muri ubwo buzima, hari igihe nyine biza akavuga ibintu ntabwo ni ibintu nyine kumva ikintu kikujemo cyo kumva ko ibyo wari urimo se bitwaye Imana, ko Imana itigeze nyine guheramo ikindi gihe hano kubera iki, ukumva nyine ari nk'ibihano Imana yagiye iha nyine batubanjirije, bagiye bakora ibintu bikomeye kutumvira Imana ikabahana, kasi ko ngiye itigeze Imana kubera iki ngiye bivuze ngo basanga hano bantu nabo bataragera ku rwego rwo gusobanukirwa bino bintu, nabyo byari byemewe wenda imbere y'Imana. Ariko nanone byaza wasenga, wagira umwanya kubwira Imana ntabwo mbizi, unshoboze unyobore, ugasanga urabirenze. Ariko iyo udafite gusenga n'abantu bashobora kugufasha gusenga, kugusubizamo imbaraga, washinduka n'ubundi style wabisubiyemo. Rero njya nkunda kubwira abantu ngo iyo uri mu rugendo rwo guhinduka n'ubuzima bwawe, cyangwa rwo kwakira Kristo umwami n'umukiza, uba ukeneye inshuti cyangwa abantu bushobora kwizera, mushobora kugendana muri urwo rugendo. Ntabwo urwo rugendo warugenda wenyine, kenshi uba ukeneye imbaraga z'amasengesho z'abantu mugirana ibihe, kuba imbere y'Imana cyane. Ikindi kandi n'abantu mwabanaga muri ubwo buzima ushaka kuvamo, nikamwe kwishyiraho umurongo. Ntabwo wambwira ukuntu nyine ukijijwe and then have a girlfriend cyangwa boyfriend udakijijwe, utubaye Imana ngo mugendane, ngo ukomeze gushimisha Imana mu rugendo rwawe, biragoye kuko uba ufite ibinambara ebyiri, ufite gushimisha umukozi wawe no gushimisha Imana. Rero kenshi wisanga urimo urakora, kenshi urimo urashimisha umwe, undi ukamubabaza. Rero biba byiza ko nyine ubanza ugafata igihe cyawe, ukamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ukamenya umuhamagaro wawe, bikaza kugufasha no kumenya uwo uzahitamo mu rugendo rwawe muzagendana. So rero ndakunda kubwira abantu nyine menya aho uri kujya, nimba ufite umurongo wafashe umenye n'ibyo ugomba gusiga inyuma n'ibyo ugomba gukurikira. Ntabwo biba byoroshye, ariko no gusenga cyane. Ibibazo bibiri by'amatsiko. Wumva waribabariye ibintu byose wakoze bitashimishaga Imana? Wumva warigeze ku rwego rwo, kuko ni ikintu kimwe yuko Imana ikubabarira ukabimenya ko Imana yakubabariye, ariko n'ikindi kimwe nuko nawe wumva ko mu mutima wawe uribabariye, urekuye ibya kera wakiriye ibishyashya. cyane umva umeze neza. Urumva uri icyaremwe gishya. Kera byaje ashize igihe kinini byarabaye, kubera ko urumva mbere nyine actually icyo kintu kibaho, urumva iyo gikizwa nyine uba wumva uhura n'umuntu nyine wenda utawe mwabanye nabi, cyangwa wakoreye ikintu kibi, wabwiye nabi se, warebye nawe, noneho njye mbere afite ukuntu nyine nabaga ndi serious cyane, ku buryo umuntu nyine duhuye ntabwo najya gaseka, ntabwo numvaga nyine naribabariye, numvaga ndi mu yindi si.
rero ugasanga umuntu mwana nawe umureba nabi gusa just kandi utabigambiriye akatura umuntu n'umugome nkahura wenda yakubwiye usanga bwe nk'aba sister bawe musaza wanyu n'umugome nyine ugasa hawo ariko nyine ukugenda ubu imbere y'Imana nyine ugenda wumva ubohoka aho ugasigara nyine ufite imbaraga zo gusengera n'abandi nabo basabira ufasha n'abandi ukababwira this nk'ubwo ndabyibuka muri umuntu wanjye yarakijijwe ari mbona muri korali uko njyewe nahubwo njyewe namubereye ikigusha like najyaga mubwira ibintu urimo reka wowe warasasa avayo njyayo nsigarana urugamba rwo kumugarura ariko ndashimira Imana nawe yaragarutse nubwo byari bigoye nawe yaragarutse ariko urumva byari ibintu bigoye urumva ukuntu nyine wumva wari uri mukuri wowe uri idage subu twagendana twavuga n'iki birangira umuyobeje muzanye mu isi yanjye kuyivamo rero yarambwiraga ati sha bro bizagusaba izindi mbaraga wansanye nyine urumva ibintu atamenyereye we yakuriye mu rugo we yakomeje nyine kuba imbere y'Imana arakura abamukuru ariko nshimira Imana ko yamfashije nawe akaba ameze neza amen dusubiye ku mbarutso y'ubuhamya bwawe no kugira ngo ujye guhinduka uriwe mu isi navuga ngo y'umwijima hari igikomere hari ikintu cy'umubyeyi watubwiye kandi nk'uko twabivuze buri muntu wese afite ikintu cyamukomerekeje yaba mu bwana bwe cyangwa se yaba no mu bukuru bwe kandi icyo kintu yatagikize cyangwa se ngo akirekure kive mu mutima we gikomeza kimuremereye ndashaka kumenya waje kugirirwa ubwo buntu cyangwa se uri mu rugendo tubwire bwo kubabarira umubyeyi ku buryo wumva yuko uyu muntu ntagifite niba navuga ngo uburemere bwo kunkomeretsa mu mutima ndamurekuye ndamubabariye kuko nicyo kimwe icyo uri butubwire ntekereza ko ari cyo kimwe cyangwa se ni nk'uko n'abandi bishobora kutaba umubyeyi bikaba nk'umuntu wagufashe ku ngufu bikaba umuntu wagututse bikaba umuntu wakubwiye nabi wakurebye nabi wakureze nabi icyo kintu ukagikomeza ukakigendana ariko nk'umukristo urakira ukutubwiye ugahinduka Imana ikakuzanira umunezero ariko kiriya kintu utakirekuye utababariye gikomeza kigukurikirana so ku kintu kijyanye na forgiveness wowe aho bihagaze bite ni urugendo ntabwo byahise biza najyaga n'ubundi nibuka urwo rugendo nk'iyo nabaga nasuye muri past yanjye yagarukagamo cyane bikankomeretsa bikantera igikomere ariko nagiye mbwira Imana n'inshobozi mbwira Imana nshoboze ununganye ibintu byose like umutima wanjye utunganye ibintu byose bidatunganye muri njyewe uko nsenga iryo sengesho Imana igenda nyine itunganye hanyuma nanjye naje kwisanga ahubwo nsigaye nsengera papa ahubwo nari bimaze igihe kinini like ni nk'amezi 5 gutyo nibwo maze numva ndi kumusengera musabira guhinduka kuzanira iherezo ryiza hari igihe Satani nyine aza akakwinjira akarwanya umuntu akakwinjira nawe nyine naje iyo ugenda ukizwa ugenda umenya nyine ibyiciro by'abantu bakijijwe hari ukuntu nyine nko muri church nyine abantu bagasenga bakigisha ijambo ry'Imana hari umuntu bigisha ijambo ry'Imana hari nk'abantu bashimye bavuze imigisha tubonera muri Kristo like ubuzima ibindi byose iterambere n'abantu bose barabibona akazira muri uwo murongo like bavuza abantu bihana akahita yumva ko nyine kugira ngo abone iyo migisha bagomba kugenda areba bakamusengera ariko ntago yahuye ntago yakozwe ku mutima bivuze ngo we yaje mu murongo just gusa ariko ntago yahuye n'Imana ntago Imana yamukozeho ntago yamugendereye ntago ijambo ry'Imana ryamukozeho barashaka kuza kubera ubuhamya bwa runaka kubera amashimwe ya runaka kugira ngo nabone kuri ibyo bintu rero uwo muntu yaje mu rugendo rw'agakiza iyo umugendeyeho cyangwa umuziyeho kenshi nyine waba ari mu buzima bwe mu isi already abantu bakizwe nyine bwoko bw'ibyiciro bitandukanye rero urumva nk'uwo muntu ukijijwe gutyo n'umuntu ukijijwe kubera ko hari ijambo ry'Imana ryamutsinze ryamukozeho
ako gakiza nyine ubundi hari agakiza duhabwa na Kristo, hari n'agakiza like twebwe dushaka gufata like urumva nkakubwira gukizwa ni byiza bitanga amahoro, noneho wowe ukahita wumva urashaka kuvuza yego ugatangira step yo kuza gusenga rimwe na rimwe nyine ukumva ushaka kwita winjira muri bya bindi nandi usanga umuntu amaze umwaka umwe amezi angahe urakijijwe cyangwa se ubaye Imana uri muri buno buzima ukiba muri bino ngibi akumva wenyine ambwa nese gukizwa bikuraho nyine buno buzima bw'isi n'iki no come on iyo wakijijwe ari ibintu byinshi bihinduka ntago wabisha ntago buri ibintu bihishe kandi bizana impinduka nyinshi muri wowe cyane yaba imbere n'inyuma. So rero nagiye nyine numva njyewe mbohotse ndababarira abantu benshi, mama nyine nawe hari ibintu urumvaga mu bramingaho dadi nyine nawe nangira kwisanga ngenda musabira mbaka atari we yabwo nsaba Imana ko yamubonekera yamwishurira akamenya Imana byanyabyo bitari ibyo bindi nyine byo kumva kabwo we nyine kwihagakiza kuko hari umuntu mugani ngo ati ngo ngiye ugomba gukora bino bintu kugira ngo ugomba kurinda agakiza kawe nyine ntabwo twe nyine Imana Kristo niwe utanga agakiza nta muntu nyine umuntu agakiza. Rero hari abantu bumva ko agakiza nyine nibo sinzi ukuntu bagafata nyine bakumva ko wakijijwe bagusengeye bakumva ko ari ibyo bintu kandi agakiza nyine kandi nta muntu utakaza agakiza yari agakiza Kristo atanze nta muntu gatakaza nubwo wakarinda ukora inshingano zawe nk'umukristo ariko agakiza ni nk'ubugingo birindwa n'Imana rero nyine ubirinda wowe dukora ibyo tugomba gukora ugasenga ukagaburira ubugingo ariko ntago wabirinda kenshi ntago bishoboka ni Imana yonyine ibirinda no gusaba imbaraga niyo mpamvu tugomba gukora dusaba imbaraga dusaba Imana kurinda ubugingo bwacu iryo ni isengesho rihora ku mukristo. So tugana ku musozo turabanje tugushimire ko watwemereye ukadusangiza ubuhamya bwawe harimo ibintu navuga ngo babiri bari ubuzima bw'umuntu ku giti cye biba bitoroshye ko wabivuga ariko wabivuze kubwo kwamaza ubutumwa bwiza. Hari ibyo waciyemo abandi bantu baciyemo, hari ukuba ufite icyo gikomere cy'umubyeyi, hari uguca muri ubwo buzima bwa gisore umuntu ashakashakisha amahoro cyangwa se n'icyakuzuza umutima we mu bintu bitandukanye, ibiyobyabwenge, abakobwa cyangwa se abahungu, hirya hino mu bintu bitandukanye. Niki kintu uyu muntu wamubwira kugira ngo ntiyitwaze ibyo yaciyemo cyangwa se ibyo yahuye nabyo kugira ngo bishepinge ubuzima bwe bwa future cyangwa se bwa hazaza, kubera ko hari igihe umuntu ajya yitwaza ati ashamwe ntago mubizi ntago muzaho navukiye ntago muzi ibyo naciyemo. So Calvin w'uyu munsi ni iki kintu yabwira udukurikiye ngamubwiye ati nanjye ibyo bintu byinshi nabiciyemo ariko iki nicyo uyu cyangwa niwe Kristo yangize we ubungu uyu munsi? Ikintu nabwira abajene cyangwa se n'abandi bantu ubuzima bwose waba urimo ntabwo bugomba kuba impamvu yo kuba waba mu buzima bw'ibyaha cyangwa ubuzima wakuriyemo. Ubuzima dukuriramo rimwe na rimwe iyo bumeze nk'impamvu ni impamvu nyine tuba turi kwiga ni ibintu ducamo, abantu benshi baca muri ubwo buzima ariko ntabwo bugira impamvu. Iyo ugiye kugira ubuzima wakuriyemo impamvu buragusenya kugira ngo bukubake, ugomba kubufata nka motivation cyangwa nk'ikintu cyagombaga kuba kugira ngo kikugire undi muntu kugira ngo bigufashe kubwavakamenya. So rero njyewe ikintu nabwira abajene nta kintu cyiza kibaho nko kumenya kubaha Imana no kuba mu buzima bwubaha Imana, nko gukizwa ukamenya Imana ukaba uri umujene cyangwa uri umukobwa ubaha Imana, yaba mu buzima ubayemo yaba mu buzima bw'urukundo urimo. Ibintu dukora mu bajene ugakura n'umukundana n'umukobwa n'umuhungu mukaba muri ubwo buzima nk'abantu bari married kandi mutari married ni ibintu bisenya ubuzima bw'umuntu. Ni ikintu kinini cyari kigoye muri njye kugira ngo ndenge ibyo bintu menyige kubaho nyine ndi umusore mbeho nyine like ubwo buzima numve ko buzaza ndi mu rundi nageze muri ube uri single kandi unezerwe no kuba single. Byaragoranye byasabye imbaraga nyinshi kubera ubwo buzima naramenyereje umubiri wanjye. Nubwo naje gusobanukirwa ijambo nyine bavuga ko umugore
yaremeye umugabo umwe n'umugabo yaremeye umugore umwe kubera ko ubwo buzima mubana muba bumeze nk'ibintu muri gusharinga amaraso ibintu byose muri guhuza ibintu byinshi ibyo bintu kugira ngo bikuvemo ibyo yagusigamo cyangwa ibyo umusigamo ni ibintu bigoye cyane ni ibintu byangiza imitima byangiza umubiri icyo nabwira abajene n'abakobwa bagerageze ubaho ubuzima uretse no kuvuga ngo uri kubaha Imana ubaho ubuzima bwawe kubera ko nimba wifuza kuzagira umuryango tangira wumve ko kuzagira umuryango mwiza bihera kuri wowe kwitunganya kwiyubaka no kubaka relationship yawe n'Imana hanyuma ibyo bindi ntabwo wabasha gukunda umuntu neza hano ku isi udafite urukundo rw'Imana biragoye so rero icyo nababwira no kugerageza kuba imbere y'Imana no kugerageza gusenga ukava muri ubwo buzima ukajya imbere y'Imana ugatangira gusenga ugatangira kwateninga umunsi umwe umucyo wa Kristo uzakumurikira kandi no kumurikira uzabona ubuzima bw'umunezero buguhereza ibintu byinshi utigeze ubona muri ubwo buzima bwose ubamo nta mahoro aba nta kintu kidasanzwe ubona muri uko kuryamana n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu nta wundi munezero bitanga usibye kwangiza ubuzima gusa kuko umunsi uzaba uri mu rugo rwawe nibwo uzamenya ko icyo kintu ubuzima wabayemo wari uri kwangiza icyo kintu so ukeneye umwanya wo kwitunganya wo kwitegura kugira ngo rwa rugo rwiza ukeneye uzarubemo bizahera kuri wowe kugira ngo Imana ibashe kuguhuza n'uwo yaguteguriye cyangwa se n'uhwanye n'umutima wawe kuko twebwe tuba tugenda uhura n'uyu ntabwo wenda ni beza na musore agaragara neza ariko ese ubizi gute ko ari we muntu wowe uri kureba iby'inyuma wenda muraganiriye bitewe n'uko yakubonye ari kugerageza kuvuga ibihwanye n'ibyo wowe umutima wawe ubona ukeneye cyangwa ubona byakwatracting ariko ntabwo uziwe umutima we Imana yonyine niyo ibiza imitima yacu kugira ngo iduhuze n'abo dukwiriye kuba turi kumwe nabo so rero nabwira abantu kuba imbere y'Imana gusenga uri mu nzoga ukiri muri ubwo buzima kuko ufite umukopine muhura mugasharinga ubwo buzima nicyo gihe ngo uhindukire uve muri ubwo buzima utangire usenge utangire witunganye wiyeze witunganye usaba Imana kugushoboza kuguha imbaraga no kugutunganya kubera ko biragoye kuzaba warahuye n'abantu barenze bangahe wenda benshi badafite wenda n'umubare cyangwa se niba 3 cyangwa 4 ngo uve muri ubwo buzima bwo wari urimo uhita ujya mu buzima bw'umuryango noneho ufate wa muntu mugiye kubana ngo akunyure cyangwa umunyure ni handi uzumva ko ukeneye ibirenze we kubera ko ntabwo wafashe igihe cyo buri gihe uva muri relationship winjira mu yindi kandi iyo ivuyemo hari ibyo wagusigira n'ibyo umusigira noneho hari uko ugiye kuvana ibyo bintu byose muri ubwo buzima wisubujyana mu muryango ubijyanye muri uwo muntu mugiye kubana wenda Eda n'umukobwa wenda utariyandaritse cyangwa se n'umusore utariyangije noneho wisugenda nawe umfasha byandi bimushyizemo ejo rero nawe azatangira kuba gukundi kuntu kubera ko ntabwo wafashe umwanya wo kwitunganya no kwiyeza no kumenyera ubuzima bwo kuzabaho uri kumwe n'umuntu umwe mugendane wumva uri satisfy kubera ko nyine ntabwo baba hari igihe bavuga ngo iyo ufashe ibintu affection nyinshi zitandukanye ukazigaburira umutima wawe iyo ugeze noneho gute uzaba warafashe ibyo bintu byose warabiriye ukazagenda n'ugatangira kurya ikintu kimwe kandi ibyo bintu ari byo warumenyereye urya ukarya ntabwo bizagukundira fata umwanya witunganye witegure wiyubake kwiyubaka ku mutima nicyo kintu gikomeye kirusha ibindi bintu byose no kugira no gutunganya no kwita ku mwana wawe n'Imana ibindi byose bizaba byiza nta kindi cyamfashije kuva muri ubwo buzima no gusenga no kwimbere y'Imana niyo yagiye imfasha ikanshoboza kugeza n'uyu munsi meze neza ndishimye ibyo byose bidahari gusa umwana wanjye n'Imana meze neza bishimira Imana uri umusore wa Kristo ukomeye unezerewe cyane turashima Imana nubwo haba hari ibintu byinshi bitameze neza ariko wumva amahoro wumva umunezero kandi ukaba ufite n'ibyiringiro Rwanda ugerageza ko bizagenda neza so n'ibyiringiro n'amahoro n'ibintu byinshi tubonera muri Kristo ndabifuriza rwose gusogongera we gerageza umubano wawe n'Imana uzatubwira gerageza wegera Imana usenge uzaboneramo imigisha myinshi
Wow, urakoze cyane Calvin abivuze neza. Gerageza igerereyo, Kristo arahari ku bwawe. Ushobora kwegera yaba abashumba baba bagiye bakwegereye mu masengero atandukanye, cyangwa se ukaba wanatwandikira mu gihe wifuza kwegera Kristo cyangwa se kumumenya. Aha, so dusoza tugira segment twita Vibe with Christ cyangwa se in Christ with Vibe. Twafashijwe cyane mu buhamya bwawe, kandi Uwiteka Imana akomeza gushoboze n'abandi bose bari mu rugendo nk'urwurimo. Ariko nyemerere nkubaza utubazo tworoheje tubiri, hanyuma ndaguha amahirwe umbaza akabazo kamwe wifuza. Ikibazo cya mbere kiragira kiti mu bintu wagendanye uyu munsi, bibaye ngombwa ko kabisa nta mafaranga ufite kuri mobile money, nta mafaranga ufite cash, hari ikintu kimwe ugomba kugurisha cy'agaciro, niki wagurisha kugira ngo ubashe kwivana mu kibazo? Niki cy'agaciro wagendanye kiruta ibindi? Nagurisha kwa telefone yanjye, bibaye byose bidahari. Ni telefone wagurisha? Ntabwo nagurisha inkweto, nagurisha telefone, ngaza gushaka ubundi buryo nyuma. Aha, ikibazo cya kabiri kiragira kiti ninde muntu wanyu muheruka kubwira ngo ndagukunda, kandi ninde muntu wanyu muheruka kubwira ngo ndakwanga? Ndakwanga oya, uwo mwiruka kubwira ndagukunda ni sister wanjye, twavuganye ejo nimugoroba, niwe nabwiye ko mukunda. Yego, hanyuma uwo mwiruka kubwira ngo ndamwanga we, iryo jambo ntabwo mwiruka kurikoresha. Ntabwo aruka kuri ntikiba muri vocabulary yawe. Turashima Imana cyane yanahinduye na vocabulary cyane. Burya Imana hari ukuntu ijye gutiza amagambo mashya cyane. Nta kintu Imana itakora mu buzima bw'umuntu iyo wayemereye, ibintu byose ibikoraho. Amen. So aya niyo mahirwe ufite yo kumbaza ikibazo kimwe, hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. Uyu munsi mbere yo kujya kuza hano, ninde muntu mwavuganye mbere yo kuza hano? Host wanjye mukuru Corinne. Okay. Yeah. Cyari ikibazo cyari simple. Thank you so much. So twongeye kubashimira abadukurikiranye kuri uyu munsi muri iki kiganiro cyacu cyiza cya From Darkness to Light, aho Calvin yadusharinze ubuhamya bwe. Nibwira yuko hari benshi cyane mwabashije kugira icyo mwigamo, n'icyo mwabashije kumva kimeze wenda se cyangwa se cyenda guhura n'icyo muri gucamo. Bitari byaduhaye icyizere cyuko atari impamvu yuko wakiheba ngo wumve ko ibyo waciyemo ari byo bikwiriye kudetermininga cyangwa se gushapinga future yawe. Ibyo waciyemo bikoreshe nk'imbarutso yo kuba umuntu mushya, yo kwegera Imana. Ntiwemere yuko ibyo bintu biguhindura uwo utaremewe kubawe. Turabashimiye. Keep on subscribing, liking, commenting, sharing, and mutubwire muri commentaire niki kindi mwifuza kubona cyangwa se kumva cyabasha kubakuza mu buryo bw'umwuka. Shalom shalom.